Turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mukunda ubutumwa bwiza mwe mukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza kuri YouTube dukoreraho yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV niyo channel dukoreraho ya YouTube mwe rero muyikurikira mwe muyikunda mwe mudahwema ndetse no kutugaragariza ko mudukurikira turabasuhuje kandi turabashimiye cyane tunasuhuje abo tubana kuri WhatsApp group nayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa murabe igiciro cyane kuri twebwe kubera ko muri impamvu nyine yo kuvuga ubutumwa bwiza kwacu tutazi ko mudukurikira natwe ntabwo twatambutsa ubutumwa bwiza ubwo rero turabasuhuje kandi turabashimiye cyane uyu munsi rero nanone tugarutse kugira ngo tuganire kandi nta kindi tuganira n'ijambo ry'Imana rikomeza kugenda rihishura byinshi bishamikiye nyine ku butumwa bwiza ngiye uvuga ni Emile Nshimiyimana nkaba ndi umukiranutsi ku bwa Yesu ndi kumwe n'umuvandimwe nawe ngira ngo abibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro twamenyanye ni karibu mwene data murakoze cyane nanjye suhuje abakunzi bacu ibi biganiro byiza by'ubutumwa bwiza ubwo buntu bw'Imana binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV turabakunda cyane yego amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha ndi umwana w'Imana navutse ubwa kabiri namenye ko navutse ndi umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu ariko nanone nza kumenya ko Kristo yaje ari we Adamu wa nyuma barwaho ibyaha byanjye bimujyana mu gihano nari nkwiriye guhanwa ibyo mbyizeye gutyo mbambaye umukiranutsi mbambaye umutagatifu mu maso y'Imana mbamvutse ubwa kabiri ndi umwana w'Imana rero ndanezerewe nanjye niyo nkuru nziza nishimira kugezaho abantu Imana ishimwe amen uyu munsi turasubiza ikibazo twabajijwe turi kuri radio kubakurikiye ikiganiro cyatambutse ubushize kuri Country FM mwumvishe ko waratubajije hagati mu kiganiro utari ko ubundi mwebwe mubwiriza ubutumwa bwiza inyungu yanyu ni yihe ko muvuga ko ijuru ridakorerwa ati kandi mugatanga amatike mugatanga umwanya wanyu mwunguka iki yego iyo mubitanga gutyo kandi mwebwe muvuga ko ntacyo muri gukorera mudakorera ijuru inyungu ni yihe ati inyungu ni yihe Allo Country FM mwiriwe neza muri bande muherereye he twihuse muri kuvuga niyo nkuru Daniel ndi hano igihundwe Daniel ikiganiro cyagufashije iki ikiganiro nuko numvishe Ijuru Ntirikorerwa yego yibaza ati namwe muri kubwiriza ubutumwa bwiza ubwo mushobora kuba mwungukira hehe cyangwa se bishobora kubafasha mu gihe Ijuru ridakorerwa urakoze turi kuvuga ibyo natwe Imana yadukoreye muri Kristo ijambo rivuga ngo Imana imaze kwiyunga natwe ku bwa Kristo ibiduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi turi gukorera ijuru turi gutangaza ko twariherewe ku buntu muri Kristo umaze kurihabwa umurimo ahabwa no gutangariza abandi ko Imana yaritangiye ubuntu kugira ngo n'abandi babimenye undi muri biravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye turi guhamya ibyo natwe yadukoreye ntabwo turi gukorera ijuru ahubwo turi kuvuga uburyo Imana yariduhaye ku buntu muri Kristo Yesu kugira ngo n'abandi babyumve nabo bizere ijuru ntabwo ari ritoya nabo tuzaribanemo so udakorera ijuru ubwo nyine nk'amatiki yanyu mwazayagaruriza hehe kuko byambera amayobera ntabwo tugamije kugaruza ahubwo Imana yatanze byinshi ibiduhera ubuntu nako dukwiye kubaho dutangira ubundi Naba nibyo nageraga nsobanukirwe murakoze cyane ngira ngo hasigaye umunota umwe nta muntu twongera kwakira ariko bakoze cyane bahamagara ngira ngo rero ntabwo twabashije kubona umwanya urambuye wo gusubiza icyo twaragisubije mu nshamake
ariko uyu ni wo mwanya twari tubonye wo kugira ngo noneho dusubize icyo kibazo mu buryo navuga ngo burambuye, ariko reka mvuge ko mu by'ukuri inyungu yacu ya mbere ari n'umuririmbyi uvuga ngo iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri, cyangwa iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. ariko reka nanjye mvuge ko nk'abavugabutumwa bwiza, kubwiriza ubutumwa bwiza ni ibyo duhatirwa gukora. Mbese ni nk'ikintu kigusunika kandi kikurusha imbaraga, ku buryo kutagikora, kutakigenderamo umeze nk'uhanganye nacyo. Biba bisa nko kugandira itegeko, yego, kandi biri ngombwa ko ugomba kumvira iryo tegeko. Yego rwose. Nibyo, kuko na Pawulo yabigarutseho nyine mu rwandiko yandikiye Abikorino rwa mbere mu gice cya 9, naho reka tuharebe. Yego. Murongo wa 16 kugeza ku 18 yaravuze ngo iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Ni ukuri ntabwo Pawulo natwe dutandukanye kuri ibyo. It's sad, biteye isoni n'umuntu wakijijwe unyumva aka kanya, cyangwa se uzanadukurikira n'ikindi gihe, gutekereza ko hari umuntu waba uri kuvuga ubutumwa bwiza wenda kubw'izindi nyungu. Yego. Kubw'izindi nyungu, hari abatekereza iz'umubiri, amafaranga, cyubahiro, kumenyekana, kugira gute. Ngiye mbona biteye isoni cyane. Wenda bivuzwe n'umuntu utarakijijweho napfa kubyumva, nibura napfa kubyumva. Ariko ku muntu Imana yakijije ikamubyara ubwa kabiri, ikamuha ijuru ku buntu, gutangariza abandi uburyo nabo babona ijuru ku buntu ni ikintu hatirwa gukora. Sinzi rero urwego abantu batekereza umuntu akwiye kubikora hari uruhe, ku buryo bashobora kuvuga ati uriya wikora cyane, wasanga hari izindi nyungu bikurikiranamo. It's sad, really. Ni bibi cyane, ni bibi, biteye isoni. Ariko Pawulo avuga ko iyo abwiriza ubutumwa atagira icyo yirata, kuko ari byo ahatirwa. Yumva hari imbaraga, yego, imusunika gukora ibyo. Kandi imbaraga imusunika gukora ibyo, yego, ni imbaraga yamukijije. Yego. Iyo mbaraga rero yamukijije ni imutera kuvuga ibyo byamukijije kugira ngo bikize abandi. Yego rwose. Nibyo, kuko Bibiliya iravuga mu Bakorino, mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino mu gice cya 5:18, haniho havuga ko bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha n'umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuba rero wahawe umurimo, ese ubundi reka mbaze namwe, ku bafite wenda nk'abakoresha basanzwe batari Imana, basanzwe aba bantu, iyo baguhaye ibyo ugomba gukora ntubikora, wumva umeze ute? Wumva se ari byiza? Ahubwo se wumva umukoresha wawe aho ari buzire, yego, agasanga ibyo yagutegetse gukora utabikoze, wumva uri burebe, wumva wacika, wumva yaba atari bunaze, uvuga ati yarariwe yagiye ntaze kuko akazi yamaye gukora ntagakoze. Reka mvuge rero ko kuvuga ubutumwa bwiza ku bantu Imana yakijije ni ibyo duhatirwa, gukora, nibyo duhatirwa gukora. Ndetse biteye ubwoba, Pawulo yavuze hano, yavuze ngo ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Tubuvugira rero natwe kwirinda ishyano. Tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo tutabona ishyano. Ushobora kwibaza si iryo shyano ni irihe? Ni ukuba utanezerewe, ni ukubaho wumva hari ibyo wagombye gusohoza utasohoje. Yego rwose. Mbese ni ukubaho wumva hari umwenda ufite
gihe yego uwo mwenda utigeze wishyura. yego rwose nibyo ntabwo dufite umwenda w'ibyaha oya kubera ko twarababariwe Yego. ariko hari umwenda twashyizwemo noneho rero kuba tutari gusohoza cyangwa tutari kwishyura twaherewe ubuntu kugira ngo dutangire ubundi twaratumwe kuba turi mu isi Imana yaradukijije ikaduha ijuru ku buntu nta kindi cyatubesheje yego inshingano nyamukuru ku muntu Imana yakijije ari mu isi kugira ngo abwire abari mu butumwa bwiza. kuba rero umuntu atari kubikora yatekereza ko ahari kugira ngo yisanishe n'isi ngiryo ishyano yego ndetse Yego. reka mvuge ngo uwahawe uwakijijwe Imana ikaba imuhaye umurimo Yego. nk'uko yabivuze yego wo kuyunga n'abandi. yego ni ukuri ntiwanaryama ngo usinzire. nibyo nta n'umubare w'amafaranga watunga yego ngo wumve udafite ikibazo. yego uba wumva nta n'ibiryo warya, yego nta n'imyenda wakwambara, Yego. nta n'indege wagendamo. Yego. uba wumva ufite ishyano ry'uko uwagutumye aramutse aje kukwishyuza ibyo yagutumye kutabisohoje, yego nubwo utarimbuka, yego ariko uba wumva ufite ipfunwe. nibyo ipfunwe ntiryabura ntago ryabura reka mvuge ko rwose mwe mudukurikira mutubaza ese inyungu ni iyihe. Inyungu ni umunezero. Ngiye nezezwa no kuba umwami wanjye wankunze akanyitangira akitanga ubwe kugira ngo ndonke, nanjye nezezwa no kumwumvira. Amen. Niwo munezero. Amen. Mbese umunezero wanjye no kugendera mu byo umwami wanjye anshaka. Amen. Kandi namaze kumenya ko umurimo wa mbere mfite ari ukubwira abantu ubutumwa bwiza. Nguwo umunezero, ngaya amahoro, ngibi ibyishimo, nanone byiyongera ku mahoro y'uko nzajya mu ijuru, ku munezero w'uko nzajya mu ijuru ubwo ngiri hano. Yego. Umunezero wanjye nanjye nanone ushingiye ku kugendera mu bushake bw'Imana. Amen. Kandi iyo dusoma ijambo rivuga ngo icyo Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko nanone tugarutse mu Baroma haravuga ngo ese bakwizera bate ntawababwirije. Ubwo rero dusetinga priorite mu buzima bwacu, tugira ibyo duha priorite, tugira ibyo dushyira imbere. Nanjye icyo nshyira imbere ni umurimo w'ivugabutumwa. Amen. Kugira ngo ducike iryo shyano. Yego. Hari n'ikindi mbona bizana. Bituzanira amahoro. Ariko kandi yego bituzanira n'inyungu. Yego. Kubera ko nanone iyo tubona abashima Imana bavuga ko bakize urupfu rw'iteka, yego, ku mpamvu z'uko ababwirizabutumwa bwiza babagezeho, ni ukuri niba hariho ikintu gitera umunezero ni ukuba umubwirizabutumwa bwiza ari kubona hari abizeye ubutumwa bwiza. niyo yaba umwe kuko umuririmbyi yaravuze ngo bizatuneze, ngo nimuze tubashake kandi tubatarure, ngo bizatunezeza cyane tuzanye intama imwe. ngeze sinshaka kunezerwa cyane, naranezerewe nyine kubera ko nzajya mu ijuru, ariko ndashaka kunezerwa cyane. Rero yarakomeje umuririmbyi aravuga ngo naho baba ari aboroheje cyangwa bagayitse, ni abantu b'igiciro mu maso ya Yesu. Abo banyagiciro, abo banyacyubahiro. Yego. Twe ntidukeneye kubona abo banyacyubahiro, abantu Imana ibona nk'igiciro, ibona nk'abantu bakomeye, bari kunezerererwa uwabakijije. Amen. Bagarurira Imana ishimwe. Bari kuvuga ngo si dufite ikindi twirata usibye umusaraba wa Yesu. Ubwo rero abakomeje cyangwa se abari bakomeje kwibaza, yego, impamvu tuvuga ubutumwa bwiza, yego, impamvu izi YouTube, hari n'abantu bajya bavuga ngo
ngo YouTube ngo izaduhemba ni ukuri YouTube nitwe dushyiraho amafaranga ntabwo ari iyo yaduheretse hari abantu baba bati buriya bakora ibiganiro twabireba bakabona hakaba n'uwanga kukireba ngo batatwinjiriza amafaranga oya ntabwo ibiganiro byinjiza amafaranga kuri YouTube ari ibiganiro by'ubutumwa biri ukundi ari ibiganiro nyine biba bikenewe n'abantu kubera ko binezeza irari rya kamere yabo ibyo nibyo bigira abantu benshi cyane babikurikira kandi kugira ngo byibura YouTube guha amafaranga nuko nyine ufite abantu benshi cyane yego bagukurikira bakaguha amafaranga ariko pe twe nitwe dushyira amafaranga kuri YouTube yego turayakoresha dukoresha n'umwanya twinyungu ni ukuvuga ubutumwa bwiza yego ariko turanasarura iyo turi guhura n'abavuga ngo twumvishe ibiganiro cy'ubutumwa bwiza ngo twakijijwe turi kumva ikiganiro cy'ubutumwa bwiza munyuza yego noneho turavuga ati n'uwabiba noneho yego yarushaho noneho yarushaho ariko ikindi turushaho gukurira mu buntu bw'Imana wenda nabyo ntitwabura kubibabwira kugira ngo tubatere n'umwete cyangwa ishyaka ryiza niba mvuga ubutumwa bwiza byumvikana ko Imana nayo ikeneye ko abantu bizera ubutumwa bwiza nayo ikomeza kuma ibyo abantu bakeneye ubwo rero no kwaguka naho bituruka kwaguka mu ivugabutumwa kurushaho guhishurirwa kunguka kumenya Imana byose bituruka nyine muri iryo shyaka cyangwa muri uwo murimo w'ivugabutumwa nibyo yakomeje avuga rero ngo iyo mbikora mbikunze ndagororerwa ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa nuko mpawe ubusonga nzagororerwa iki iyo umuntu abikoze agize gute abikunze arabigororerwa ariko ubu ngubu hari uwahita atekereza ati buriya baragororerwa amafaranga hoya iyo mbikoze mbikunze iyo tubikoze tubikunze turagororerwa tugororerwa iki ni uwo munezero nanone yego rwose nibyo byishimo nanone nuko kumva turi gukora umurimo wa papa turi gukora umurimo waduhamagaye turi gukora umurimo wadutumye hakiri ku manwa nkuko yavuze ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manwa ngo ni igihe bugiye kwira umuntu atabasha noneho gukora ingororano tugenda tuzihabwa tuziryaho ku mpamvu z'uko turi gukora uwo murimo ariko tukawukora tunawukunze kandi urakoze cyane reka mvuge ngo ngewe personnellement ku giti cyanjye numva agaciro kanjye arako numva nyine mfite agaciro numva mfite agaciro kubera ko Imana yarandemye imbere ya byose yabanje kundema kandi ndemera kugira ngo igire ibyo inkoresha umugambi wo kuremwa k'umuntu Imana imurema yamuremeye kugira ngo ategeke ibiri mu isi yego mbese yari inshingano Imana yari yamuhaye ariko icyaha kije umuntu atakaza inshingano nibyo ariko Imana imaze kudukiza none yaduhaye izindi inshingano zo kubwira abantu ubutumwa bwiza mugende mu mahanga yose mubwira bari mu butumwa bwiza reka mvuge rero ko iyo ndi mu murimo w'ivugabutumwa numva mfite agaciro isumbwe numva mfite valeur nibyo numva impamvu yo kubaho kwanjye nibyo kuko niba ari Imana yangirije kugira ngo nanjye mbwire abare mu butumwa bwiza kandi nkumva nicyo ndimo gukora ni ukuri numva mfite agaciro numva yari umurimo d'honneur kuko mu iki gihe turimo ubu nyine ku isi ubu aka kanya nta wundi murimo ubaho nta uriho
uri hejuru yivuga butumwa ntawe uhari nituva aha tugiye mu ijuru hazaboneka undi murimo nibyo ariko mu gihe tukiri hano ivuga butumwa rikomeje tutarataha nta wundi murimo ubaho ntawo uri hejuru yo kuvuga ubutumwa bwiza oya ntawo rwose umuntu ashobora kumva afite valeur yuko yize akarangiza kaminuza undi akumva afite valeur yuko hari ibintu abasha gukora azi gutwara imodoka azi ni umucuruzi ubizi cyane ujya kurangura Dubai ujya mu Bushinwa undi ni umuyobozi ukomeye undi ni umukinnyi w'ikirangirire undi ni umuririmbyi w'ikirangirire undi afite ubwiza butangaje murabizi hari abantu babatangarira ngo bafite ubwiza bakabimenywa bose mbese abantu bose bakabamenye bakabatangarira ariko niba hariho umurimo d'honneur w'icyubahiro ni umurimo w'ivuga butumwa ni wonyine nanjye rero niyumva mu murimo niyumva mu isumbwe mu cyubahiro cyo hejuru cyane iyo ndi kuvuga ubutumwa bwiza niyo mpamvu mbikunda nuko bituma niyumva mu gaciro k'ikimana yashatse ko mbacyo imaze kungiza amen kwibera impumuro nziza y'ubutumwa bwiza navuze ngo tukiri hano kuko nituhava tuzasohora mu bindi hariho bivuga ngo tuzaca imanza intebe z'imanza tuzazicaraho duca imanza Pawulo abibwira abikorera n'akavuga ngo ni muzika bera bazacirewe n'abamarayika imanza ibyo birahari ariko tukirahangaha hakiriho kuvuga ubutumwa bwiza nta wundi murimo uriho nta wabayeho nta uzaba hari abantu bagiye bavumbura ibintu bikomeye ubu hariho abakire ku isi bitwa ba Elon Musk bagiye bajya kuri za Mars bagiye bavumbura ibintu bidasanzwe bafite ikoranabuhanga ryo hejuru bavumbuye imodoka zitwarwa n'amashanyarazi hari abantu ku isi bavugwa cyane bazwi ariko niyumva hejuru cyane yabo ngabo iyo ndi mu murimo w'ivuga butumwa amen urambaza ngo kuki mbikora ni ukugira ngo nkomeze kwiyumva mu gaciro kari hejuru kandi gaciro kabayeho kariho nakazaba amen hano mu isi amen ariko kandi koko nibyo uzi ko uba ukorera umwami yego waremye ijuru n'isi yego rwose wavuze ibintu byose biraba ategetse ibintu byose birakomera yego umwami wavuga ikintu cyose gifite umwuka ku isi yego ukagishiramo yarangiza akatugabira umurimo hariho Pawulo yavuze ngo yatekereje ko n'uwo kwizerwa yego arangije angabira umurimo no kuba yaratugabiye umurimo yego no kuba yaratugabiye umurimo yego nuko yatubonye nk'abo kwizerwa amen ariko nitwara abo kwizerwa cyane oya ahubwo ni nawe watugize ni abo kwizera hano rero yavuze rwose iyo mbikora mbikunze ndagororerwa yego nako tubikora tubikunze amen ndagororerwa ingororano zo ndazirya buri munsi n'ubu turi n'ubundi turiho turazihekenya hari abantu bajya batubaza mwese ko muvuga ubutumwa bwiza museka wumva se ko tugororerwa nyine none se ubu nabamagaze mu muhanda nk'iyisekesha ariko mba nseka nyine kubera ko mba nezerewe n'ubwabyo ni ikigaragaza uko mba niyumva uko mba numva ameze yavuze rero ngo ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa nuko mpawe ubusonga nzagororerwa iki umuntu abikoze agononwa nta ngororano yabyo yabona ariko iyo ubikoze ubikunze uragororerwa ariko mu byumve iyo ubikoze ugize ute ubikunze uragororerwa ugororerwa hano ukazanagororerwa mu ijuru uragororerwa kuko iyo ubikunze abashaka imana nayo bahaza ibyiza imana ikomeza kukungura
izo mbuto z'ubutumwa bwiza kugira ngo nawe ubone icyo ukomeza guhereza abandi. Imana ikomeza kukwagura mu ivugabutumwa, Imana ikomeza guha amagambo y'ubwenge, Imana kandi ikindi ikomeza kukwigisha gukorana nayo ku buryo ubaho no mu buzima bw'inosi ubayeho neza. Amen. Kandi ubikesha bwa butumwa bwiza kuko Imana ikomeza kukungura ugenda urushaho kumenya uburyo ukwiriye kubaho. Yego. Ariko iyo ubikoze ugononwa, reka mvuge ngo nta ngororano ushobora kubona. Wowe dukurikiye wumva umurimo w'ubutumwa bwiza ari umurimo accessoire, nta ngororano, reka nkubwize ukuri, nta ngororano ushobora kubona ntazo, keretse ubikoze wumva ko ubikunze, wumva nyine ari byo biza imbere, wumva ariko gaciro kawe, wumva ko ari cyo cyubahiro cyawe. Hari abantu birivuga ngo umuntu w'imitima ibiri nta kintu ahabwa n'Imana. Umuntu w'imitima ibiri ni umuntu uba wumva nanone yaba mu by'Imana ishaka, yaba mu ivugabutumwa, yashyigikira ivugabutumwa, ariko akumva ibyo ngibyo bifite ukuntu biza ku mwanya nk'uwa 60 mu buzima bwe. Ntabonetse umwanya, ntagize izindi gahunda. Niyo mpamvu abantu no mu buryo bw'iterambere rya mwuka batazamuka. Yego. Niyo ngiyo. Yego. Nta ngororano nyine. Ariko kugororerwa, hari abantu bajye batekereza ko kugororerwa nyine ari ukubona amafaranga cyangwa ibiki. Ntago ari ibyo ngibyo. Ahubwo ni ugukomeza no kwaguka kumenya Imana. Nibyo. Hari umuntu yavuze ngo utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya. Kukomeza kwaguka ukarushaho kumenya umwana. Nizo ngororano. Nibyo. Ni ukomeza kwakira imigisha iva ku Mana. Amen. None rero kutabiha agaciro cyangwa kubiha agaciro gake, icyo nicyo gituma abantu benshi mu by'ukuri bataguka. Naho Pawulo yavuze ngo arabe ijambo ribwira ngo hakurikije ku gihe bamaze baranakijijwe, bari bakwiye kuba nabo babasha gufasha abandi, ariko nabo ngo baracyari impinja zikwiye kuramizwa amata. Nanjye rero ndanga kugwingira gutyo. Niyo mpamvu nanjye nkora umurimo w'ivugabutumwa, ariko nkabikora mbikunze. Amen. Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, murongo 18, ntakurikije rwose ubutware bwanjye bw'umubwiriza butumwa. Niyo mpamvu bikora nyine ku buntu. Niyo mpamvu bikora ku buntu, kubera ko n'ibintu adakoze ahubwo yagibwaho n'urubanza, yakumva afite umugayo, yakumva hari inshingano atari kubahiriza kuzuza. Yego. Ubwo rero kubikora ku buntu nanone binashingira kuko nawe yaherewe ubundi. Amen. Ubundi se akazi keza kameze gatyo. Yego. Ubundi no muri iyi si no muri iyi si tubamo akazi k'agaciro. Yego. Kazi k'icyubahiro. Ubundi ko ugira ngo wapfa kugakuraho. Noneho rero ikindi watekereza ko umuvugabutumwa bwiza yahembwa amafaranga, yaba yapfobije ubutumwa bwiza. Bikora ku buntu. Impamvu nuko ubwabyo biruta amafaranga. Mbese nta kiguzi umuntu yabibonera. Nta kiguzi umuntu yabibonera. Ibi uretse gusa ko Imana yatwishyuye mbere. Yaratwishyuye. Twe tukaba igihembo tukigendana. Ariko ni igiki wamaze kibi mvuga aribyo bifite agaciro ko bibasha kuzura umuntu wari upfuye nyine. Haraho Petero yigeze abwira umuntu ngo upana ifeza zawe, Simoni umukonikoni, kuko impano y'Imana ntabwo igurwa. Abantu rero bakwiye gutekereza ubutumwa bwiza nk'uburi hejuru y'ikindi kintu cyose aho kikagera, kandi bagatekereza n'ababwiriza butumwa bwiza nabo nk'abanyacyubahiro mu Mana cyane, ku buryo bari hejuru y'ikindi kintu cyose cya hano mu isi watekereza wabaha, cyangwa se watekereza babakurikiranye mu gihe bavuga ubutumwa bwiza. Cyakora ufite nyine arongererwa, udafite akakwa n'utwera afite. Uko niko rero n'ubundi dukomeza kunguka muri bwa butunzi butagira akagero twaherewe muri
muri Kristo Yesu. Uwatubajije rero wenda yanabarije benshi ngo twungukira hehe mu by'ukuri n'ubundi iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Hari umunezero mwinshi uzanwa no kwamamaza ubutumwa bwiza. Hari ugukorana n'Imana kubirimo, hari ukunga kumenya Imana kubirimo, hari ukwaguka kubirimo, hari ukumenya ubwenge bwo mu isi n'ubwo mu ijuru, hari ukujya hejuru no kugendera hejuru ya buri kimwe cyose. Mu kuvuga ubutumwa bwiza harimo inyungu, ariko abantu badakwiye gutekereza mu tuntu duciriritse dutoya cyane twa hano mu isi. Urwego twararurenze kera. Hari ahantu Pawulo yavuze ikindi, wenda yavuze mu Baroma mu gice cya mbere, avuga ko dufitiye umurongo wa 14 n'uwa 15, igice cya mbere yego cy'urwandiko rw'Abaroma. Reka amasome. Abagira iki n'abatari abagira iki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba twishyura umwenda, tuba tuvamo abantu umwenda. ariko uzi kugenda n'umwenda, kugendana ideni udashaka kwishyura, ahubwo Imana ishimwe yego kwiduhereza kuvamo abantu imyenda. Amen. Amen. Niba hari ikintu kinezeza yego ni ukubaho uri kuvamo uwo wari ufitiye umwenda. Umwenda. Amen. Amen. Uba wisanzuye, uba wumva udatinya, uba wumva uri fiyeri, uba wumva ntaho utanyura, wumva ntaho utatambuka, kubera ko umwenda wawishyuye. Ariko aho ngaho ijambo ririmo rikomeye ni uko abo tubwiriza ubutumwa bwiza bo nta mwenda batubereyemo. Oya, ku buryo nyine hari uwatekereza ko tumubwiririza kugira ngo agire ibyo aduha. Oya, ahubwo nitwe tumubereyemo umwenda, tuba turimo turakwishyura, kandi ari abanyabwenge n'abaswa, ari abayuda ndetse n'abagiriki, ari abize n'abatarize, ari abakire n'abakene, bose tubabereyemo umwenda wo kubabwira ubutumwa bwiza. Impamvu nuko bose bakennye nyine ubutumwa bwiza. Nibyo, bose bazahurwa n'ubutumwa bwiza. Bose bakomera biciye mu ijambo ry'ubutumwa bwiza, hashingiye ko nta kundi gukomera gushoboka, kuko nta n'ukurama kudapfa. Gukomera nyakuri no gukomerera muri Kristo, ukaba mu isi uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Tubereyemo rero abantu umwenda, niyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu wo kubabwira ubutumwa bwiza. Ahubwo mwakoze namwe badukurikiye cyangwa se mukomeza kudukurikira kwemera ko tubishyura. Ubu rero turanezerewe kubera ko turimo turishyura. Binavuze ko iyo twafashwe n'izindi gahunda zacu zo mu buzima bwa buri munsi zikadutindana cyane tukabura umwanya wo kwishyura, murumva ko tutaba tuguwe neza. Umwenda uratuzengereza. Tuba dushimira Imana rero itubohora tukabona uko twishyura. Umuririmbyi niko avuga ngo nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera, kandi ni uku nyine gukora ni uku. Amen. Ubwo rero nicyo n'indi mpamvu nuko namwe tubabereyemo umwenda. Ikindi ni umurimo w'icyubahiro. Amen. Utuma twiyumva mu gaciro kari hejuru kandi gaciro kose. Ikindi n'umwami wacu kandi yaduhaye inshingano. Ubwo rero nanone twabura kunezezwa no gusohoza ubutumwa bw'umwami wacu. Amen. Amen. Ikindi nyine dukomeza kwaguka uko bwije nuko bukeye. Uziko na banki iyo ikugurije ukishyura, buryo bakwete no twana kuzamuriye inguzanyo. Abateke bibwe bazigaye amamagara bakuru mu kashi biyitirira ngo nabakozi ba mu kashi twakuzamuriye.
ariko reka mvuge ngo ba bantu bahawe itaranto bakazigenza abagiye bazibyaza izindi umwami yaravuze ati bakongere uri umugaragu mwiza wakiranutse muri biki wabasha gukiranuka no muri byinshi natwe rero uko tugenza itaranto umwami akomeza kugenda atwongera bituma ananyaga wari wayitabitse yego wavuze ati nari nzi ko uri umunyamwaga ujya usarura aho utabibye aravuga ati bayikwaki bayihe uriya ufite 10 kuko ufite niwe uzongererwa nibwo ujya ubona uba waranakijijwe ariko ukajya ubona ufite imibereho mibi ukajya ubona ntufite amahoro kandi wakabaye ubundi uri umunyamahoro nuko nanone uba utagenza itaranto wahawe na data wo mu ijuru nibyo rwose reka rero nanone tubashimire mwe mwadukurikiye turizera ko ikibazo abantu benshi baba bibaza hari cyabonewe igisubizo cyo kwibaza ngo ariko abavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kuki bashishikarira kuvuga ubutumwa bwiza ni iki kihishe inyuma y'ibyo bintu inyungu bacunzemo ni iyihe cyangwa ni izihe twari mu by'ukuri dufashe umwanya kugira ngo tubamare amatsiko yego no kuri icyo ngicyo yego musobanukirwe impamvu tuvuga ubutumwa bwiza amen turabashimiye rero ko mwadukurikiye tubabwira ngo nanone amahoro y'Imana abane n'abakunda umwami wacu bataryarya none n'iteka ryose amen amen